Intwari ni umuntu uzirikana ibyo yiyemeje kugeraho bikavamo igikorwa cy'ikirenga gifitiye abandi akamaro, akabikora mu bupfura, mu kwihangana no mu bwitange buhebuje, kandi akirinda ubugwari mu migirire ye, ntagamburuzwe n'amananiza. Nk'uko tubikesha urubuga rw'urwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe Sheno, hagaragaramo impamvu nyamukuru yo kwizihiza intwari z'u Rwanda, amateka ndetse n'ibigwi by'intwari z'igihugu cy'u Rwanda. Uru rwego rutangaza ko kuzirikana intwari z'u Rwanda ari inshingano zacu, ko tugomba gushima abanyarwanda n'abanyamahanga bagaragaje ibikorwa n'ibitekerezo bifitiye u Rwanda akamaro. Kuzirikana intwari z'igihugu bituma abanyarwanda bakomeza umuco wo gukunda igihugu cyabo, kunga ubumwe, kubana neza no guharanira icyateza igihugu imbere. Kuzirikana intwari z'u Rwanda ni uburyo bwo gushimangira ibyiza byagezweho mu mibereho n'imibanire myiza by'abanyarwanda, hashyirwa imbere ibyubaka umuryango wacu nk'abenegihugu, abanyafurika ndetse n'abatuye isi muri rusange. Iyo tuzirikana intwari, dushima abana b'u Rwanda bitanze bahanga u Rwanda, abarwubatse, abarubohoye ingoyi y'ubukoloni n'ubutegetsi bubi, ndetse n'abahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tuzirikana kandi abakoze ibikorwa bindi byiza by'ubutwari n'abakomeye ku Bunyarwanda n'abarwanyije akarengane. Ibyiciro by'intwari z'u Rwanda ni bitatu. Ibyo bikaba ari imanzi, imena ndetse n'ingenzi. Mu cyiciro cy'imanzi, hano hashyirwamo intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Muri iki cyiciro cy'intwari z'u Rwanda hashyirwamo intwari itakiriho, aho dusangamo umusirikare utazwi izina. Uyu nguyu akaba ari ingabo ihagarariye izindi zose zitangiye igihugu zikagwa ku rugamba mu bihe byashize, iby'ubu ndetse n'iby'ahazaza. Muri iki cyiciro cy'imanzi kandi dusangamo Major General Fred Gisa Rwigema. Yaranzwe n'ubwitange buhebuje ubwo yayoboraga ingabo za RPF Inkotanyi ku rugamba rwo kubohora u Rwanda mu 1990, nyuma akarugwaho. Yagiriye akamaro n'abandi benshi kuko yarwanye intambara aharanira guca ubuhunzi, haba mu banyarwanda ndetse no mu banyamahanga, guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi. Yabereye abantu bose urugero rwiza rw'itangiye bashobora gukurikiza. Yavukiye i Mukiranze mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku wa 10 Mata mu 1957. Ni mwene Anastase Kimonyo ndetse na Gatarina Mukandirima. Yashakanye na Jeannette Rugeni, basezerana kwa 20 Kamena mu 1987. Babyaranye abana babiri aribo Gisa Junior ndetse na Gisa Teta. Yatabarutse ku wa 2 Ukwakira mu 1990 i Kagitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Agwa ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Ni intwari iri mu cyiciro cy'imanzi yagaragaje umutima wa kigabo mu rwego ruhebuje mu mibereho ye yose. Ntiyatinye kurwanya ikibi atitaye ku ngaruka byamugiriraho. Yarazi ubukana bw'intambara, nyamara ntiyatinye kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ubutwari bwe bwamugize icyamamare, ashimwa kandi akundwa n'intwari z'u Rwanda zose, ndetse aba n'intwari ya Afurika kubera urugamba yarwanye rwo kubohora Mozambique ndetse na Uganda. Icyiciro cya kabiri cy'intwari z'u Rwanda ni intwari z'imena. Ahangaha dusangamo Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yabaye umwami w'u Rwanda kuva mu 1931 kugeza mu 1959. Yagaragaje ibikorwa by'urukundo mu banyarwanda, ashyiraho ikigega cyo kurihira amashuri abana b'abanyarwanda, yakuyeho ubuhacya busimbuza akazi, yagaburiye abakene, yahirimbaniye ubwigenge mu gihugu. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe mu 1911. Ni umwana w'umwami Yuhi IV Musinga na Nyiramvugo Kankazi Radegonde. Mutara wa gatatu Rudahigwa yimitswe ku ngoma na Guverineri Voisin abifashijwemo na Musenyeri Classe ku wa 16 Ugushyingo mu 1931. Se Musinga amaze gukurwa ku ngoma ku wa 12 Ugushyingo mu 1931 nibwo yagiye ku ngoma. Ku wa 15 Ukwakira mu 1933 yashakanye na Nyiramakomari Batana mu 1940. Nyuma ku wa 18 Mutarama mu 1942 ashakana na Rosalia Gicanda. Ntiyabyaranye nabo bombi. Ku wa 17 Ukwakira mu 1943 yabatijwe na Musenyeri Leo Classe, yitwa Charles Leo Pierre. Abyarwa muri batisimu na Guverineri mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Burundi Bwana Pierre Laikmans. Abateranwa na nyina Umugabekazi Nyiramvugo Kankazi wiswe Radegonde. Kuva mu 1929 aho yagizwe umutware wa Nduga na Murangara kugeza mu 1950, Mutara wa gatatu Rudahigwa
yakoze politiki yo kumvikana na Kiliziya Gatolika na leta mbirigi kugeza n'aho atuye Kristo Umwami ingoma z'u Rwanda i Nyanza ku munsi wa Kristo Umwami kuwa 27 Ukwakira mu 1946. Hagati y'umwaka w'1950 n'igihumbi 1959 aho yatangiye yaje kugwa i Bujumbura mu buryo butunguranye kuwa 25 Nyakanga. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwigenge bw'u Rwanda. Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera yagaragazaga, abigaragaza mu rukiko rw'umwami mu mirimo ye ya buri munsi, aho yirirwaga arenganura abaturage cyane cyane abaturage bato cyane. Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'Abanyarwanda, ashinga Fonzi Mutara, asaba abajesuite gushinga ikoleje Gatagara, bayijyana i Bujumbura iba Collège International de Saint-Esprit, ashinga ishuri ry'Abayisilamu mu Ntwari i Nyamirambo, ashinga n'amashuri adashingiye ku madini, ashinga ishuri rya bene Mutara ry'i Kanyanza, anohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga i Burayi. Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiye impinduramatwara muri politiki, akuraho inkuke zakamirwaga umwami, yishakira ize bwite, akuraho kandi imirimo y'agahato yitwaga akazi, akuraho ubuhake, abagaragu bagabana na ba shebuja. Ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditswemo amoko, Ababiligi barabyanga. Yanga kwica Gitera, ashaka gukuraho ikibimutera. Rudahigwa yahirimbaniye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ku buryo Abanyarwanda batekereza ko ari byo yazize, nka Patrice Lumumba ndetse na Rwagasore. Indi ntwari bo muri iki cyiciro ni Rwagasana Michel. Rwagasana Michel yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu cy'u Rwanda n'umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yabaye umukozi wa leta mbirigi muri teritwari ya Rwanda Urundi mu biro bishinzwe abakozi kavukire i Bujumbura. Yagaragaje ubumuntu mu mibereho ye yose, agaragaza umutima wo gukunda abantu no kurwanya politiki y'amacakubiri bituma ahara byose kugeza n'ubuzima bwe abuhaze. Yanze gukoresha ububasha yahawe ku nyungu ze bwite, ahubwo aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Michel Rwagasana yavukiye Gitisi na Nyamagana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu 1927. Mu 1956 yashakanye na Suzana Nzayire, babyarana abana batatu. Hagati y'1945 n'1950 yize muri groupe scolaire ya Strida bitaga Charite, ahakura impamyabumenyi y'ubutegetsi. Michel Rwagasana yakoze imirimo inyuranye yose yerekana ko yagirirwaga icyizere kubera ubunyangamugayo n'umwete we. Yabaye umukozi wa leta mbirigi i Bujumbura. Yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho mu 1954. Yabaye umunyamabanga wihariye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kubera guharanira ubumwe, ubwigenge bw'u Rwanda no kurwanya amacakubiri, yagiye agirirwa icyizere, ndetse yaje no kuba umunyamabanga wa mbere wa UNAR. Ajya mu ntumwa z'u Rwanda zaruhagarariraga mu bindi bihugu ndetse no muri Loni. Michel Rwagasana yatanze urugero ruhebuje rwo gushyira imbere inyungu z'igihugu aho kwita ku nyungu ze bwite, kuko iyo ashaka aba yaremeye politiki y'irondakoko agahabwa umwanya ukomeye mu Rwanda rwari rutegetswe na mwene se wabo Gregoire Kayibanda nka perezida wa Repubulika. Undi ushyirwa muri iki cyiciro cy'intwari ni Madamu Agatha Uwiringiyimana. Uyu yabaye minisitiri w'intebe kuva muri Nyakanga mu 1993 kugeza muri Mata mu 1994. Yagize umutima wa kigabo, ari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Yahanganye ndetse ahangara gukuraho akarengane mu mashuri mu gihe abashinzwe icyo bitiringaniza bari bagitegeka igihugu. Yarwanyije ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse aza no kwicwa azira ibitekerezo bye. Madamu Uwiringiyimana Agatha yavukiye Gikore mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kwa 23 Kamena mu 1953. Ni mwene Nibashira kandi Juvenali na Nyiranibahingwa Saverina. Yashakanye na Barahira Inyasi mu 1976. Babyarana abana batanu. Yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva kwa 17 Nyakanga mu 1993 kugeza kwa 7 Mata mu 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uwiringiyimana Agatha yagize umutima wa kigabo, arwanya akarengane mu gihe yari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu butegetsi bw'irondakarere n'irondakoko.
bwa Juvenal Habyarimana. Yongeye kugaragaza ubwitange bwe buhebuje mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, akomeza iy'ubuyobozi agerageza kugaragaza ituze mu gihugu cyari kigabijwe n'abicanyi. Ntawashidikanya ko ari umwe mu bagore b'Abanyarwanda baharaniye uburenganzira bw'Abanyarwandakazi. Indi ntwari iboneka muri iki cyiciro ni Niyitegeka Felicite. Uyu Niyitegeka Felicite yakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha, kurera, gucunga umutungo no gufasha abatishoboye. Mu mwaka w'1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yamusanze i Gisenyi, aho yiciwe azira kuba yararwanye ku Batutsi bihishe mu kigo yari ashinzwe kuyobora cya Centre Saint-Esprit. Uyu Niyitegeka Felicite yavukiye i Vumbi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka w'1934. Ni mwene Sebakwa Simoni ndetse na Nyiramabuka Angeline. Yishwe ku 21 Mata mu 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kubera ko yanze kwitandukanya n'abo yari yarahawe ubuhungiro hamwe na bagenzi be bari muri Centre Saint-Esprit i Gisenyi. Umusaza we Colonel Nzungize yari yamutumyeho ngo asezere kuri izo mpunzi maze ave muri icyo kigo agisigemo banyagupfa abareke bipfire. Nibyo yanze mu ibaruwa yuzuye urukundo n'ubutwari yandikiwe umusaza we. Mu mibereho ye Niyitegeka Felicite yerekanye bwa butwari bwa buri munsi mu mirimo ye yari ashinzwe yose, haba mu byerekeye kwigisha no mu kurera, mu gucunga umutungo w'ibigo byose yakozemo, haba mu kuyobora abinjiraga mu muryango w'abafasha b'ubutumwa no gufasha abatishoboye. Indi ntwari ishyirwa muri iki cyiciro ni abanyeshuri b'Inyange batewe n'abacengezi banga kwitandukanya ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 1997 mu ijoro. Iri shuri ryisumbuye riherereye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Ngororero ahari mu ntara ya Kibuye mu mwaka w'1997. Ubwo mu Rwanda hari umutekano muke, abacengezi bateye iri shuri binjira mu mwaka wa 5 ndetse n'uwa 6. Ubwo abo banyeshuri baterwaga n'abacengezi bakinjira, bahise bababaza bati ese muratuzi? Barongera barababwira bati mwaratwirukanye mu Rwanda, duhungira muri Zaire, mudusangayo none hari ikintu tugiye kubasaba. Basabye abo banyeshuri kwitandukanya, baravuga bati Abahutu bajya hariya ukwabo ndetse n'Abatutsi bajya ukwabo. Abanyeshuri barabasubiza bati twese turi Abanyarwanda. Nibwo abacengezi batangiye kubarasa, bamwe muri bo barapfa, abandi barakomereka cyane. Aba banyeshuri bavuga ko ubuyobozi bwahoraga bubashishikariza kubana mu mahoro. Abanyeshuri barokotse iki gitero cy'abacengezi bahamya ko bakundaga gusenga kandi abayobozi bakababa hafi cyane, ndetse bakahora babashishikariza ko bagomba gukundana bose ari Abanyarwanda. Icyiciro cya gatatu cy'intwari z'u Rwanda ni icyiciro cy'ingenzi. Iyi akaba ari intwari yinga imena, ikaba inkwakuzi mu kugaragaza ibitekerezo cyangwa ibikorwa by'ingirakamaro birangwa n'ubwitange buhebuje, akamaro gakomeye ndetse n'urugero ruhanitse. Muri iki cyiciro nta ntwari irashyirwamo. Icyakora nk'uko bigaragazwa na Sheno, hari ubushakashatsi bwakozwe bushobora kugaragaza undi mubare w'abandi bantu bashyirwa muri ibi byiciro bitandukanye ndetse no muri iki cyiciro cy'ingenzi. Reka noneho tugaruke ku bintu 10 biranga intwari z'igihugu nk'uko byatangajwe mu bihe byashize na Minisiteri ifite umuco mu nshingano zayo. Icya mbere ni uko irangwa no kugira umutima wa kigabo, kugira umutima udatinya, gushyigikira icyiza, kugaragaza ikibi no guhangana no kuba yaharanira kukirwanya kandi azi neza ingaruka mbi byamugirira. Icya kabiri ni ugukunda igihugu, gushyira imbere ubusugire n'iterambere by'igihugu hamwe n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Icya gatatu ni ukugira ubwitange. Hano harimo kwigomwa inyungu zawe bwite, ugaharanira inyungu rusange, byaba ngombwa ugaharana n'ubuzima bwawe. Icya kane ni ukugira ubushishozi, kugaragaza ubushishozi bwo kureba kure n'ubwo kumenya ukuri, ndetse ukaba waharanira kugaragaza ku bantu bose. Icya gatanu ni uguhanga udushya, kurema by'umwimerere igiteza imbere igihugu mu ngeri zitandukanye, nko muri politiki, mu buyobozi, mu muco, mu bukungu ndetse no mu mibanire. Icya gatandatu ni ukugira ubwamamare mu butwari. Hano harimo kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari bizwi kandi bishimwa na benshi. Icya karindwi ni ukuba intangarugero, kurangwa n'ibikorwa bihebuje bibera abandi urugero rwiza. Icya munani ni ukuba umunyakuri, kurangwa n'ukuri kandi ukaguharanira ntutinye no kuba wakuzira. Icya cyenda ni ukugira ubupfura, kugira umuco mu myifatire, mu mibanire ndetse no mu mikorere yawe yose. Icya cumi kiranga intwari
ni ukugira ubumuntu. Hano bigaragaza yuko umuntu ufite ubumuntu agomba kurangwa n'umutima ukunda abantu mu buryo buhebuje aho kubarutisha abandi bantu. Ngibi byo wamenya ku ntwari z'u Rwanda twagarutse muri kino kiganiro ndetse n'ibiziranga. Tubashimiye ko twabanye. Niba utarakora subscribe mugenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.